abo dosaini garere mora dosanse turakunegereye dosaini shamakide dosanse turasenze kukuri Uwiteka Imana itanze amahirwe ya gatatu wongeye kuyereka abantu bawe inshuro eshatu. Reka urabona kino kiganiro byashoboka ko ari amahirwe menshi yamucitse. Data mwiza uramusura ntiyabimenya ntiyamenya ko ari wowe umuhaye akazi akitwaramo uko bidakwiriye, ariko kano kanya ndakwinginze kuko nzi kugira umutima w'urukundo, kuko nzi kugira ineza, reka Kristo utwereke ineza yawe. Ubu bwoko bwawe abarabona kino kiganiro, abababaye baruhurwa nawe, abashavuye babashe guhumurizwa nawe, kuko ijambo ryagerambye ngo hahirwa abasavura kuko aribo bazahozwa. Kristo urahinda umushitsi no kumva ijambo ryawe, akumva amahirwe yawe ntashidikanye kandi abashe kubishikira. Yes, reka tubasuze bakunzi ba Concorde TV show aho merose yo mu Rwanda mu ntara enye ndetse no mu mujyi wa Kigali, ayo mahanga mwumva ikinyarwanda. Imana y'amahoro ibane namwe kandi bahe umugisha nk'ibisanzwe. Ndihatuma Imana Concorde, reka mfata umwanya shimira abantu mwakanze subscribe mukadushyigikira. Nawe ugiye kubona iki kiganiro bwa mbere ukayikanda, nukuri ngusabiye umugisha. Imana y'amahoro niguhe umugisha. Yego nanjye nabasezeranije ko ntazajya mbicisha irungu, niyo mpamvu nafashe urugendo ngajya kureba umukozi w'Imana. Ubu ndi kumwe na Manishimwe Julienne mama Oruga, umuhanuzi wacu Imana igukoresha muri iyi minsi. Kandi pe ejo ndi twakwanye ikiganiro mvuga yuko abantu ari gusengera bari kumutangira ubuhamya, burya ni byiza, tugomba kugendana n'ibimenyetso. Nuko inanjye ndavuze ngo Imana igukomereza amaboko. Amen. Yego reka dutangire n'isengesho. Data wa twese uri mwiza, uri nyirijuru n'isi, wahanitse ikirere udendeza ibiri ku isi, natwe uraturema nta muyede nta mufundi. Niyo mpamvu tugushimye kuko waturinze, waturindiye mu mvugo, watuvuzeho, uturindira mu bikorwa ugenda udukorera. Nabo waremye n'ukuri turi beza kuko nawe uri mwiza, izina ryawe nishirwe hejuru. Tugushimiye uburinzi bwawe n'imbabazi watugiriye, waturinze mu bihugu bitandukanye, uturinda mu ngando zitandukanye, izina ryawe nirishimwe. Kristo turi imbere z'ubwiza bwawe, tukweretse imitima yacu. Abagiye kureba kino kiganiro nanjye ugiye kukivuga ntaba ari njyewe, ari izina ryawe ryo rishirwa hejuru. Icyo mburijemo n'umwuka mubi, abazimu n'abadayimoni. Kristo re gufungura ikirere cyacu kandi ufungura ikirere cy'ubu bwoko mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Amen. Yego Julienne, Imana iguhe umugisha. Amen. Nukuri kandi ndagushimira. Zima ndi kugushimira. Yego. Nuko ufata umwanya ugasengera abantu baguhamagaye ngo basengere. Yego. Ntago turi kubivuga ngo nizandyarya nyine zifata ibihe zikagira, ariko utuvugana uri mu bihe by'amasengesho by'iminsi ntavuze. Yego. Kandi mu bantu uri gusengera harimo nabo mutarabonana. Yego. Yego bagiye baguhamagara. Ejo nabwo wari ku musozi wa Sedogo uri gusenga, mu gitondo twavuganye uri kuva ku kiyaga cya Burera kwiherera uri gusenga. Nuko ndavuze ngo Imana iguhe umugisha kandi Imana yumve gusenga kwawe. Izo mbaraga uzikura he? Izo mbaraga nzikura he? Umurimo yaravuze ngo nari mwisayo y'ibyaha araza aransayura. Rero hari ukuntu Imana ikugirira neza ikaguha amahoro yo mu mutima, ariko muri ayo mahoro yo mu mutima hariho abayabuze, hariho abafite amaganya, bakaguhamagara bafite amarira, bafite amaganya, nawe ukagira igihunga ku mutima ukavuga ati Uwiteka we ari njiye bimeze gutya. Izo mbaraga nzikura ku bantu bababaye kandi nkazikura ku Uwiteka kuko nshobozwa byose na Kristo umpa imbaraga. Yego. N'umutima w'urukundo ugira. Yego. Abantu benshi barampamagara bakagira ngo nukubangasha, ntago mbanga, ndabakunda, bakavuga ngo mvuga gahoro, niko mvuga ijwi ryanje riba rigarukiye aho, ariko nta muntu nanga, mba ndi kubasengera. Nyamara niyo ngiye ntagufata ngo nkwitabe ngo dusenge, ndagusengera ngira umwete wo gusengera ya nimero yagize uteye ampamagaye igihe gikwiriye cyangwa igihe cya nyacu. Naba nagira mu muhirwe ntananiwe cyangwa nkuko ejo nari nagiye gusenga mu gitondo, nkaba nagiye gusenga, nkaba naje gutanga ibiganiro. Ubu umuntu uri kumpamagara ntago yambona, wakumva kari umutima mubi. Ntari umutima mubi, ndabakunda nukuri pe. Mwese ndabakunda kandi we kwigirira nabi ngo ubwo ndi umunyabyaha, ngo yabonye ndi umunyabyaha. Twese turi abanyabyaha kandi Yesu
yaje mu isi kubera iki? Kubera ibyaha. Ubwo rero ndabakunda, uwo nzajya mfasha cyangwa uzajya mfatisha cyangwa nanjye mpamagaye, hari igihe ngusubiza no kuri WhatsApp wampamagara ngo wambwiye ngo nguhamagare Yesu we, nkabyibagirwa, ariko nkavuga ati ndaza kugufasha. Nawe nigiye nakubwire bumwe ukampamagara, niburi nimero ziri kududuza ndi kuyivugiraho, ariko mwese ndabakunda. Kandi ukuntu mwese munkunda, ndabizi ko munkunda kuko ukuntu mumpamagara pe, na message munyandikiraga kuri WhatsApp murankunda, nanjye ndabakunda. Ari igihe murafungura kuri WhatsApp ugasanga hariho message zirenze n'ijana, hageze mu message 150 ukavuga ati Imana no kubera iki? Ariko ibyo byose dushimye yari dapfa yadukuyeho by'abana b'abantu babaradusize, ikaduha agaciro, ikadukura mu bibi, ikaduha Bibiliya. Iyo Mana yo kabyara tuyiramburiye amaboko. Haleluya. Dushingiye ku byo yakoze, turi abagabo bo guhamya ko n'ibindi n'ibyabo turi gusengera izabikora, kuko ibyo yakoze nibyo byari bikomeye. Ikintu cya mbere Imana yakoze nuko yaduhaye Mwuka Wera. Nukuri. Icya kabiri yakoze yaduhaye ubuzima. Icya gatatu yakoze yaturinze gucika amaguru. Hariho abari mu tugare, hariho n'abari muri gereza, ariko nawe uri muri gereza weho wambona kuri kamera. Hariho na gereza y'uburwayi, hariho na gereza y'ibibazo, hariho na gereza y'urushaka. Ndakubwira ngo iyo gereza Uwiteka nzanya amagambo ari kuvuga ngo byaranze none, ariko Yesu ari yizi, aje ku kidende, aje kureba abigishwa be, aje kureba intama ze. Muhumure, hari ijambo ry'umugisha Imana yampaye. Amen. 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 Mana ishimwe. Amen. Harabo wibuka bagusiza amabyino. Oya baba bahari. Hari abagusiga, hari umuntu gusiga nk'icyasha cyangwa gusiga icangiro, akumva ko abantu bose bakwanga, ariko iyeri dapfa ikakugaruka. Yego. Iremeraga ikakugarukaho, ikavuga ati nubwo uciye mu ishuri ariko nzakugarukaho kuruta burya bwa mbere. Ubu ngubu amavuta nari mfite mu bihe byashize, ubu ngubu yariyongereye. Sinzi nimba ureba sitati zanjye. Nzireba. Umutima ni muzima, n'umubiri ni muzima, no mu mwuka bimeze neza. Yego. Imana ishimwe cyane. Kuko hari abashaka kugutura hasi, weho urukundeba, hari abashaka kugutura hasi kugira ngo ugwe hasi urambarara, kugira ngo ntiwibuke n'Imana. Ariko ya Mana yaguhamagaye ntizare ku muhamagaro wayo ngo upfe ubusa, wa muhamagaro uzakugumaho. Yego. Ndagutangarize wowe turi kuvugana, wa urukundeba, uri mu bihugu bitandukanye, umutima ni muzima wawe, n'umubiri ni muzima, wikwigirira nabi. Nubwo hari abashatse kukugirira nabi, ariko Yesu aragukunda, ntago azemera kuguha amaboko y'amamede n'abaperesi. Haleluya. Amen. Ariko ndikumva uri mu mavuta menshi. Adasanzwe. Wakweka ngacece ku kivu ukavuga ibikuri ku mutima nuko. Ayiwe. Nakubyanga umutima n'umubiri ni muzima. Yego. Reka nkurekere. Kandi umuririmbyi yaravuze ngo umpe kunesha Yesu, ngo nkuko wanesheje, ngo Yesu aguhe kunesha muri zino minsi. Hari ibigutsikamiye, hari ibibazo. Muri zino minsi hari abantu bamamagara ngo atuzaniye amagambo yaziye igihe, nubwo yarayo muri Bibiliya, ariko ubwo buhanuzi bwaziye igihe. Yego, hariho nigishije ku musozi, ngo umusozi wari uri imbere ya Zerubabeli, aravuga ati mana, ati nkimara kumva ngo hari umusozi Imana ije kuvugana n'ikibazo cyaje, ati nukuri ni utansengera, ati ngiye nabyizeye ko ikibazo cyakemutse. Nukuri. Ubwo rero nkuzana ijambo rivuga ngo Yesu ari yiziye. Yesu agize ute? Ari yiziye. Haleluya. Amen. Hari igihe Imana ikubwira ngo ndaje, yazigahura na Konkorude. Konkorude akamubwira ati Mana urukureba bimeze bica, Mana urukureba iwanje bimeze bica, urukureba nta cuma yenda mfite, nta kamera mfite, none biragenda bite? Konkorude akamubwira ati dani n'ukweto rwacitse, igatinda. Ariko nshatse kukubwira ngo marayika yavuga ati akavuga Mana ni Konkorude ubabaye, ariko Yesu ari yiziye, ntago aratabara Konkorude gusa, twese aradutabara, aratabara isi yose. Nkuzana ijambo rivuga ngo nubwo warobye bikanga, nubwo washatse urushako rukanga, nubwo wahuye n'ibibazo, nubwo ufite uburwayi, nshatse kukugira ngo Yesu aravuze ngo shira urucundura rwawe iburyo, noneho amafaraza. Nshatse kukubwira ngo uyu munsi amafaraza, kandi uraroba. Nshatse
kukubwira ngo uraroba, humura, nshatse kukubwira ngo uyu munsi urafata igifatika. Nshatse kukubwira ngo Yesu niwe wimanukiye. Umusamariya yahuye na Yesu. Yesu aramubwira ngo wamaye amazi nkanywaho. Umusamariya abanza kwanga. Byashoboka ari amagambo bagize ute bavuganye. Yesu aramubwira ngo kebeye wari uzi gusabya amazi, nawe yakaguhaye y'ubugingo. Umusamariya byumvishije azenguruka umudugudu, bamwita umusazi. Angije avuga ngo nimureke ndirimbe, nahuye na Mesiya. Kandi uwo Mesiya guhura nawe ntibisanzwe. Iyo uhuye nawe uba musha. Niyo mpamvu nakubwira ngo umutima uba muzima n'umubiri ukaba muzima. Na bya bibazo wari ufite yamaganya ugiye kuyashaka muri zino minsi urayabura, kuko umutima Yesu agiye kugira muzima. Bya bibazo birahinduka ibisubizo. Urashaka intambara zo ari ukurwana, nkubwiye n'ijambo ry'Imana, ni Mwuka Wera ubimbyi. Ugiye gushaka intambara yo kurwana nazo muri zino minsi zigiye kurangira. Amen. Izo ntambara urazishaka uzibure, ahubwo uzaza uravuga ngo byagenze bite, kuko ni yeri idapfa ivuganye namwe. Ni yeri idapfa ije kuringanyiza ibitaringaniye. Ni yeri idapfa itagibura uko yabigenza. Abana b'abantu twabura uko twabigenza, ariko Yesu ntagabura uko yabigenza. Abana b'abantu twabura uko twakora. Ari gishobora no kubona akazi ukakaburiramo amahoro, birumvikana. Ukaba ufite umushahara mwiza, ariko mu rugo amahoro akanga. Ukaba ufite umushahara mwiza uri umukobwa, ariko urushako rwaranze. Birumvikana. Byose nawe ubigiraga, ahubwo ubigiraga ni yeri idapfa. Iyo ngiyo tugiye guhamagara, iyo ngiyo tugiye gusenga. Kwa kundi hari ukuntu usenga abazimu bakazezengera. Imana ikagukorera igitangaza, abazimu bakazezengera, bakavuga ati sura niwe. Nabo bakarebera ku ruhande bakazezengera. Yesu amanze yagukorera igitangaza kiratuma abazimu bazezengera. Mwuzaniye ubuhanuzi buvuga ngo Yesu niwe wimanukiye, kandi amanutse kano kanya, ntabwo ari kera. Tugiye kureba ijambo ry'Imana riri muri Yohana. Haleluya. Tugiye kureba ijambo ry'Imana. Nakubwiye ngo ni Yesu wimanukiye. Nakubwiye ngo haleluya, gusenga kwacu suko ubusa ko mwami. Haleluya. Amen. Ariko nibusenga, ijambo ry'Imana yarambye ngo nimba musenga musengere n'abandi. Sibyo? Nanjye ubwanye ntago naguhanurira ngo ngere nicare ngo Mana ngo wavuze ngo bizaba. Ahubwo amasezerano yirute arabagarirwa. Kubagarirwa ari gute? Ni gusenga no guhozaho. Gusenga ntago ari by'umunsi gumwe. Uranibutsa ukabate Mana mama uruga wibuka ko yampanuriye gutya. Ubyibuke iyo wibukije Imana imirimo yabera izibuka. Igahita igikoreka bati kubera ko ari umujakazi wanje wagize ute, natumye akantu umukira, nanje ndagikoze kubwiyo mpamvu abazimu bagasha. Amen. Tugiye kwisomera ijambo ry'Imana riri muri Yohana. Nayavuga ni menshi, navuga byinshi, kuko ndi kumva ndi mu mbaraga z'Imana. Ndi kumva nshaka gukumbuza abantu iby'ibihe byiza. Ndi kumva nshaka gukumbuza abantu iby'urugendo. Irugendo nkumva twakwicara tukaganira ku by'urugendo. Nkabwira basubiye inyuma nkavati mwakongera mukaza mukagaruka mu murimo gukorera Imana ko biryoshe. Gukorera Imana biraryoshe. Yaturutiye abantu nimbara barokora baravuga ngo yandutiye byari na za mitsinge barata. Haleluya. Yandutiye byari na za mitsinge barata. Andutira kabare. Haleluya. Andutira byinshi, andutira ububyiniro na za mitsinge bagirute barata. Aturutira iby'abapagani barata. Ariko Imana mwijigirute iturengere. Haravuze ngo muri Yohana 21 ngo Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya. Nyuma y'ibyo Yesu yongera kuyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, abiyereka atya Simoni Petero na Toma witwa Didomo na Natanayeli ikani w'i Galilaya na bene Zebedeyo n'abandi bigishwa babiri.
bari kumwe ngo Yesu ngo yiyereka ngo abigishwa be ngo aha harimo ba Simoni Petero n'aba Toma, ariko haravuze ngo nuko Simoni arababwira ati Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana. Haleluya. Hari impamvu tugiye kumvana rino jambo. Hari impamvu urareba kino kiganiro ukankurikira. Hari impamvu ngiye kuroba, namwe muza tujyana. Sibyo? Muza dusengane muri make. Haleluya. Iki kiganiro hari impamvu cyasohotse, kigiye gusohoka, kandi rino jambo ari impamvu ryaje. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha ijoro ari ntaco bafasha. Ngo baragenda. Haleluya. Amen. Dashoka ko twahamagaye yera ikatubwira ngo iraje, tugategereza bikarangira tukabona ko ntaco turi gufata, ariko ngiye kukubwira ijambo ry'Imana, ukurikira ijambo wumve. Umuseke umaze gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja, ariko abigishwa ntibabimenya ko ari we. Yesu arababaza ati, yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Haleluya. Amen. Ngo Yesu araza ntibabimenya. Yesu yakugezeho ntiwabimenya. Yesu aza kuguha amahirwe ntiwabimenya, ariko Yesu ni umugira neza. Aravuze ngo mbese, nta nubwo avuze ngo mwana w'umuntu, aravuze ngo mbese bana banjye, turi abana ba Yesu. Mbese bana banjye mufite icyo kurya? Yesu ari kukubaza, ufite akazi? Ntako mfite. Ufite imibereho? Ntabwo ari myiza nk'uko nyifuza. Ufite minerivare y'abana? Nayibuze. Ufite ibikoresho? Ntabwo ari byose. Kanze twumva ukuntu kutayasibo totayinigare, reka twumva ukuntu bamubwiye, nawe twumva ukuntu basubiza Yesu. Baramusubiza bati ntaco. Haleluya. Amen. Baramusubije ngo ntaco, kandi koko ntaco. Nakubwiye ngo wagira amafaranga ariko ntaguhesha icyo ushaka. Wagira amafaranga ukarwara ariko ntakuvuze. Uzi ko wagira amafaranga ukarwara uburwayi, Imana ishaka kwihesha icubero kugira ngo uzakire bagusengeye, ukarwara ugakomeza ukarwara, ufite amafaranga, ufite n'ibya mirenge, Imana ikavuga ati kubera ko azi ko amafaranga yamuvuza, ntago ndamuhuza n'umuganga, nta nubwo ndamuhuza n'imiti, bakaguha imiti idahuye n'uburwayi, ukarembera kimwe. Yesu arakubajije ngo mbese ufite icyo kurya? Mbese ufite umurimo? Mbese ufite umwana? Nawe baramusubiza ati nta na kimwe, ntaco dufite. Katwumva ukuntu Yesu yababwiye. Yego. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Haleluya. Jugunya aka kanya, jugunya aka kanya, ngero uhindura isengesho, erekeza iburyo. Haleluya. Amen. Urafata. Ubu tubonye icyo gusengera, tugiye guhindura iki? Isengesho. Kandi ngo turagira ute? Turafata. Tugiye guhindura isengesho n'ukuri. Ntibaba nuko bajugunya, ntibaba bakibasha kurukurura kuko ifi zari nyinshi. Haleluya. Amen. Nakubwiye ngo password twayibonye yo gusengera. Tugiye kujugunyira indi sengesho. Bundi sengesho baravuga ngo hari isengesho ry'umuhumetso. Tugiye kujugunya natwe. Tujugunye iki? Iburyo. Haleluya. Amen. Kandi ngo bararobye ngo amafi menshi. Yari menshi cyane. Bana ntibabasha kugira ute? Gukurura. Wa mwigishwa Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvishe ko ari umwami, akenyera umwenda
kuko yari yambaye ubusa yiroha mu nyanja. Uzi umwenda yakenyeye, uzi ubusa yayambaye, kwari ukwiyeza. Yego. Haleluya. Amen. Kwari ukugira ute? Kwiyeza. Kwari ukwiyeza. Nje no mpamvu nkura kubabyira ngo tugomba gusengana no kumanjira agize ute? Wihana. Uko waba umeze kose, twese turi abana b'Imana. Haleluya. Kandi twese tugomba, iyo twageze imbere y'Imana tugomba kuyorosha. Tukabyira Imana bitubabaje. Muri byo bitubabaje harimo imitwaro z'ibyaha. Haleluya. Abasha kutwikorera imitwaro n'ibibazo. Mbese yakwikorera ikibazo nikorere n'ibyaha. Ibyaha bimuhe n'ibibazo byawe byose arabijana aragukiza. Ngo akenyera umwenda, ngo yiroha mu nyanja. Ariko abandi bigishwa baza mu bwato, bakurura urushundura rurimo ifi, kuko batakiri kure y'inkombe. Batakiri kure y'inkombe. Yesu yabakuye mu nkombe, ahubwo hari nka mikono 200. Bomotse imusozi, babona umuriro waka w'amakara n'ifi zokejeho n'umutsima. Haleluya. Amen. Byabyo kujya Imana ababyengo mbese mufite icyo kujya bakavuga ngo ntaco. Basanze Yesu agize ute? Yabokereje amafi. Yego. Yesu atanga. Yesu ariko Yesu uzi ko yari umusirimu ariko cyane. Yesu ari umusirimu. Yesu nawe yajyaga ifi n'umutsima. Yego. Basanga uziyo Yesu agutetesheje, aguhaga deseri, akaguha ifi, akaguha ifiriti, akaguha byinshi byiza, akakutetesha, ukibebeza imbere yayo. Mbese wewe urukundeba ibebeze. Yego. Ibebeza imbere y'Imana, uri bebe. Uri bebe w'Imana. Haleluya. Imana ibasha ubu turi ku bibero nk'uko y'ibibiri indambitseho. Niko twicaye ku bibero by'Uwiteka. Yesu ari kutwonsa. Kandi wonkejwe n'Imana araramba. Nukuri. Sha, iyo wonkeje n'Imana ntigucutsa. Uzi ngo Imana yagucutsa. Umubyeyi wawe yagucutsa akavuga ati njewe ndi kubura amasereka. Niyo mpamvu umwana nagize ute? Namukuye ku ibere. Cyanga ari konka cyane. Ariko Yesu wonka gukubyumva. Haleluya. Tete ukubyumva, senga ukubyumva, icupfa no kugira ute? No gukiranuka no kwizera. Haravuze ngo bomotse imusozi, bamaze kubona ifi zokeje n'umutsima. Yesu arababwira ati nimuzane ifi mumaze gufata. Simoni Petero yikira mu bwato, akurikira urushundura imusozi rwuzuye ifi nini 153. Ariko nubwo zari nyinshi zicyo urushundura ntirwacitse. Haleluya. Amen. Cyatse kukubwira ngo ibisubizo byose Yesu yaguha ntibyapfa. Ntibyacika. Ibya Yesu biraramba. Ibya Yesu birakomera. Ngabazi Imana yabo bazakomera. Ngo nibamara gukomera ngo bazakora iby'ubutware. Kuko Yesu yazanywe n'abanyamubabaro. Ibyo Yesu yaguha byose ntibyacika kandi ntibyagwa hasi, kuko ari Imana yagize ute yabivuze. Simoni Petero yikira mu bwato, akurikira urushundura rwuzuye ifi nini twahasomye. Yesu arababwira ati nimuze murye. Ntihagira n'umwe wo muri bo bigishwa be utinyuka kumubaza ati urinde. Haleluya. Ubu wabona imirimo z'Imana ukavanga urinde. Witwa nde weho utwambara uduha kwambara? Witwa weho uduha kurya? Witwa nde weho uduha kugira ngo turere abana? Hari hababuze ariko ndabatangariza ngo Yesu aje gutanga urubyaro. Ntihagira n'utinyuka kuko bari bazi ko ari umwami. Haleluya. Kuko ari weho numara kumenya ko ari umwami uje kukugirira neza, ntabwo uratinya, ntabwo urashidikanya. Yesu araza yenda umutsima, arawubaha n'ifi nazo azigenza atyo. Ubwo ni ubwa gatatu Yesu abonekeye abigishwa be amaze kuzuka. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amahirwe ya mbere yaraje biranga. Aya kabiri biranga. Ariko aya gatatu tugiye kuyasengeramo. Nukuri. Sha
tugiye kwica abazimu. Umunsi umwe nabwiraga abantu ngo umunsi muzabona nazamutse umusozi nambaye inkweto zifunze, mukabona nazamutse nkwambariye urugamba, nje kubya Satani ntidore nambaye naje, ntago ntinyaga urugamba wa muswa. Kandi koko kuvuga ijambo mana urugamba rwose nahura narwo ntago narutinya, kuko nzi ko mpagarikiwe nayo. Aya mahirwe ya gatatu tugiye kuyasengeramo. Yesu agiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza. Haleluya. Yesu agiye kukwereka ikimenyetso cy'ibyiza, mbihamishije no kubako kwanjye kw'iburyo, kuko uyu munsi twagize ute tugiye gufata. Uyu munsi siturita 17. Yego. Uyu munsi twafashe. Amen. Ko nkuru uzagaruka urukumbwira. Uzavuga ati kuri 17 nagize ute? Rya jambo ryagize ute? Nararobye koko byaremeye. Koko ntacyo kujya nabye Yesu ko ntacu. Wagize ngo Yesu cyari cyo kujya gusa ari kubabaza. Icyo kujya harimo byinshi. Harimo imibereho, harimo ubuzima, hari igihe waba ufite ibyo kujya urwaye, mbese ubwo waba ubifite utashoboye kubijya. Yesu avuganye nanjye ngo araje. Aya mahirwe ya gatatu tugiye kuyasengeramo. Tugiye kuyasengeramo. Nawe tangere kubyanga umubiri ni muzima n'umutima ni muzima. Ubu ndakomeye. Haleluya. Haleluya. Amen. Ubu mutima nawo niki ni muzima. Mukiza wanjye mfite ubwuzu nishimwe, ngo ndebe inkovu zanjye wagize ku bwanjye. Umpe kunesha rero nk'uko wanesheje, hahirwa uzapfa pfira muri wowe Yesu. Umpe kunesha rero kuko wanesheje, hahirwa uzapfa pfira muri wowe Yesu. Mwami Mana yacu turagushimye kuko uri Uwiteka. Amahirwe ya mbere yaraducitse, aya kabiri araducika, ari kuvuganye natwe ngo uduhaye amahirwe ya gatatu, utwiyeretse bwa gatatu. Notayabo dosayini garere mora dosanse, turakunegereye dosayini shamakide dosanse. Turasenze kuko uri Uwiteka Imana itanze amahirwe ya gatatu, wongeye kuyereka abantu bawe inshuro 3. Reka urabona kino kiganiro byashoboka ko ari amahirwe menshi yamucitse. Data mwiza, uramusura ntiyabimenya, ntiyamenya ko ari wowe umuhaye akazi akitwaramo uko bidakwiriye. Ariko kano kanya ndakwinginze, kuko nzi kugira umutima w'urukundo, kuko nzi kugira ineza, reka Kristo utwereke ineza yawe. Ubu bwoko bwawe abarabona kino kiganiro, abababaye baruhurwa nawe, abashavuye babashe guhumurizwa nawe, kuko ijambo ryagerambye ngo hahirwa abasavura kuko aribo bazahozwa. Kristo urahinda umushitsi no kumva ijambo ryawe, akumva amahirwe yawe, ntashidikanye kandi abashe kubishikira mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Mukozi w'Imana urakoze cyane, ugipfukamye reka duhe nimero, wagukenera azaguhamagare mufatanye gusenga, kuko niko kazi kawe, nicyo wahamagariye. Yego. Nimero yanjye ni ya yindi, ni 078 08 96 019, 078 08 96 019. Wambuze kuri yo nimero ni 072 72 38 664. Murakoze. Shalom shalom, ndabakunda.